Reka dutemberere Kacyiru, umujyi mwiza w'iterambere, umujyi mwiza ukeye cyane, umujyi mwiza utagira uko usa disi, urasa neza koko. Aha ngaha ni Kacyiru, umujyi mwiza uteye imbere, murahabona kuri ambasade, ni umujyi mwiza koko, urebye uko uteye, urebye umunyaburanga uko usa, uko uforomye, uko ahantu uri honyine ni ahantu hawugira mwiza koko, ahantu utabona ikintu kibi cyane, mbese iyo ugendamo yaba ari imihanda myiza yaba ari iki, usanga ikeye kabisa, ihora isuku, ihorana isuku. Aho ngaho ndabona ni hamwe hafi y'ibishanga werekeza za Gisozi, ugiye mu duce dutandukanye. Aha ngaha hose murahazi, ndakeka nk'uku nguku mba mpatembera, uburyo mba bababwira, ndakeka hari benshi bahazi kurusha, bagiye bahavukira. Uyu ni we mujyi mwiza cyane utuwe n'abantu benshi kandi ukagirwa n'imihanda myinshi y'amakaritsiye, ndetse n'umutekano uhambaye uhabera, nta bisambo bihaba, nta bintu byitiza ibitari ibyabyo bihari. ni ukuvuga ngo aha ngaha ni ahantu hakeye cyane, ngira ngo murabona ukuntu dutembera umujyi wose, ukuntu uteye wose murawubona. Aha ngaha ni umujyi mwiza cyane koko, ni umujyi buri wese yakwifuza guturamo, ni umujyi ufite amakaritsiye menshi, umujyi mwiza cyane, ngira ngo murahabona hose. Ni Kacyiru, ahantu heza cyane, ahantu hari ibikorwa by'iterambere byinshi cyane, ngira ngo murabibona mu masoko. Iki byose ni ibintu biranga Kacyiru. Kacyiru burya ni umujyi uturanye n'umujyi mukuru wa Kigali, umujyi mukuru aho bita muri downtown, ngira ngo nta muntu utawuzi. Kacyiru burya ni umujyi wegeranye na downtown, umujyi mwiza cyane, ariko umujyi utagira ikintu ushinja. Aha ngaha rero niho tugomba gutemberanira, tukamenya byinshi cyane, amakaritsiye atandukanye, uburyo butandukanye bwose ushobora kuzengurukamo, ukaba wamenya Kacyiru uko iteye yose. Kacyiru ndetse n'ikaritsiye zitandukanye ziri impande n'impande y'umujyi wa Kacyiru, ukuntu uteye wose. Mwibutse yuko Kacyiru ari umujyi nyine uteganye cyangwa se uri hafi n'inyubako nziza cyane, isurwa cyane, ndetse izwamo abashyitsi benshi cyane, ariyo convention center, etaje nziza cyane, inyubako nziza cyane iteye ubwuzu. Aha ngaha rero turacyakata mu mijyi ya Kigali, turacyakata mu mujyi wa Kigali, mugenda mureba uko uteye, ndetse karitsiye nziza cyane, uba urimo ibice bitandukanye, ibice by'ingenzi cyane ushobora kwifashisha mu gihe uri muri Kigali. Iyi ni Kigali bro, ni Kigali, nubwo tuba tuyirebera hejuru, ariko ndakeka muba muyireba neza n'udukaritsiye, igiti cyose giteye, imihanda ukuntu iteye, ndetse ndakeka ndabona ko muba mureba ibice byose bihari, ibice bigize Kigali yose, inzira, iki byose muba mubireba. Iyi ni gahunda ya gutemberana kabisa, mwirebera uduce dutandukanye. Murabona nk'aha ngaha, urabona ibyo nababwiraga, Kacyiru iteganye n'Abatsinda. ni ukuvuga ngo iyo uri Batsinda ushobora kuba wareba Kacyiru yose, wareba convention, wareba stade. ni ukuvuga ngo iyo uri Batsinda umujyi wose uba ureba wa Kacyiru. Niyo mpamvu nk'uku nguku tuba turi gukatakata, urabona ko tuba tugeze ku gasozi
batsinda, ariko bitavuze yuko tukiri mu nkengero za Kacyiru. Kacyiru rero niwe mujyi turi gutemberamo kugeza na n'ubu mureba uduce dutandukanye. Iyi ni University Lac Adventist of Kigali Lac, murayibona hano ni kuri ADPR University, murahabona hose. Ngenda mpahatembereza mbereka ibyiza bitatse u Rwanda ndetse n'amakaritsiye yaho. Iyi ngiyi ni dutemberane, ni gahunda ya dutemberane, tumenya ubuce butandukanye ndetse no hanze y'igihugu. Ndabifuriza yuko tuzajya tuhatembera mukamenya ahantu henshi hatandukanye kubwo kumenya umujyi. Nizere ko kubashaka noneho no kugira ngo bamenye karitsiye bashaka, urugero ushobora kumbwira ngo nshaka muri Amerika, nshaka umujyi runaka uri muri Amerika, aho hose ushobora kunyandikira muri komenti, nkaba nakwereka umujyi wose ukuntu uteye ndetse na karitsiye ziriyo. Aho hose nahakugeza nkakwereka aho bibera. Ahangaha rero nizere ko mureba karitsiye zose uko ziteye nuko bimeze. Aho ushaka hose nakwereka. Ushobora no kumbwira ati njyewe nshaka kunshakira ahantu runaka, ngahita mpagushyira nkahatembera, tukitemberanira ureba uko hateye hose. Iyi ni gahunda ya dutemberane. Nizere ko uragomba kugira ibihe byiza, kandi nizere ko na subscribe utagomba kuyibagirwa kuko ni ingenzi kuba baguteguriye akantu aka ngaka. Aribo nitwa Bushimento ku batanzi, ariko ku bazi Wasta La Vista. Ibyo ni ibintu tugomba kumenya, ugomba kumenya ukamenya ngo ahangaha iyi ni gahunda ya dutemberane. Iyi ni gahunda nziza cyane nabateguriye, ngomba kujya mbereka, nkabereka uduce dutandukanye, uduce twiza cyane. Umuntu wese utarambwiye ngo uvuga ngo murakoze cyane, dusubire